Turabasuhuje bakunzi ba Zaratunyuze TV. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru y'uko akazu kavanze Habyarimana kakamutegeka kwegura akajya kuruhuka. Mu mwaka wa 1992 ni umwe mu myaka yakomereye Juvenal Habyarimana wari ku butegetsi bw'u Rwanda. Nyuma y'iminsi ahanganye n'ibitero by'ingabo za RPA zasabaga ko impunzi z'Abanyarwanda zemererwa gutahuka, n'inkubiri y'amashyaka menshi yaramaze iminsi avuka mu gihugu. Muri iyo minsi Habyarimana yari ku gitutu cyo kwemera kugabana ubutegetsi n'andi mashyaka y'abatavuga rumwe nawe, harimo RPF Inkotanyi, biciye mu biganiro byari biri kubera Arusha byari bimaze iminsi bitangiye. Ingabo za leta zasaga n'izananiwe gutsinsura RPF Inkotanyi, ingabo z'ibihugu by'amahanga nk'Ububiligi na Zaire zirananirwa zisubirira iwabo, naho iz'Ubufaransa zigihanyanyaza zikagorwa n'ingabo za leta zari zaramaze gucika intege. Jean Birara wari guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda avuga ko mu mwaka wa 1992 Habyarimana yasaga n'uwarenzwe n'ibibazo kubera igitutu cyari kimuriho ngo agabane ubutegetsi n'abatavuga rumwe nawe, ku buryo umwanya we wa perezida wari warasigaye nta mbaraga zihambaye gifite mu gihugu nk'uko byahoze. Ni nayo mpamvu umuryango Habyarimana n'ibyegera byawo bari bagize akazu, batifuzaga ko ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa, kuko kubura ijambo ryo gukora ibyo bashaka mu gihugu byari bisobanuye kubura amafaranga. Igitabo L'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda cya Raphaël Doreton na François Granel kivuga ko akazu kari karimo abahezanguni nka Agathe Habyarimana na Colonel Bagosora bageze aho babwira Perezida Habyarimana kurekura ubutegetsi akajya kuruhuka bakamusigariraho. Bati mu Kwakira muri 1992 akazu kafashe umwanzuro wo kwigizayo Habyarimana, bakabifashwamo n'abasirikare batamwishimiye. Igitekerezo cyabo kwari ukumusimbura mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa ibiri, bakabanza gushwanyaguza abatavuga rumwe na leta no gutsinda RPF bifashishije igisirikare. Pierre Jox wabaye minisitiri w'ingabo mu Bufaransa nawe yavuze ko nta mbaraga za kiyobozi yari agifite haba muri politike no mu gisirikare. Georges Martres wahoze ari ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda we yahishuye ko byagezaho na Habyarimana igitutu kimubana cyinshi agashaka kwegura. Tariki 30 Werurwe 1993 Martres yohereje abamukuriye Paris ubutumwa bw'uko Habyarimana ari gushaka kwegura agashaka umusimbura, ariko bakabanza kumwizeza ko nabikora umutekano we n'umuryango we uzarindwa, kandi abatavuga rumwe nawe bakamwizeza ko batazamukurikirana. Habyarimana ngo yongeye kubisubiramo tariki ya 25 Mata 1993 avuga ko igihe cy'inzibacyuho yahawe n'amasezerano ya Arusha nikirangira ashaka kuva muri politiki. Ishyaka ry'abahezanguni CDR ryari rimaze iminsi mike rivutse, naryo ryari ryaramaze kumugaragaza nka perezida udashoboye wapfushije ubusa amahirwe yose yabonye imyaka 20 ku butegetsi. Muri Gashyantare 1993 Bruno Delay wari umujyanama wa perezida w'Ubufaransa ku bijyanye na Afurika yageze mu Rwanda ahura na Perezida Habyarimana ari kumwe na Dismas Nsengiyaremye wari minisitiri w'intebe. Delay nawe ngo yatunguwe n'umwuka mubi uri hagati ya Habyarimana na minisitiri w'intebe Dismas Nsengiyaremye, kugeza ubwo Nsengiyaremye ngo yavuze ko icyo bashaka ari ukuganira na RPF bakirukana Habyarimana ku butegetsi. Ubufaransa bugaragaza ko Habyarimana yarananiwe mu nzego zose, haba za politike n'igisirikare, asa n'uwakuweho amaboko n'abari ibyegera bye babarizwaga mu kazu, batakozwaga ibyitwa amasezerano ya Arusha no gusangira ubutegetsi n'uwo ari we wese. Ibi byose bikaba byarashushanyaga inzira ziganisha ku iherezo rye ryo kuwa 6 Mata 1994 ubwo indege yaraswaga.